ukuntu byagenze narindi umwana w'imyaka 14 mba mu rugo rw'ababyeyi muri famiye kwa papa na mama Kibagabaga. Hari umusore witwaga Ezekeri yarakodeshaga mu gipangu cyacu, nyuma adutiza flashe ngenda nyimushiriye amaji umpaye ji nshiduka nisanga mu gitanda. Ntago byoroshye kuba mama wawe ukubyara ubwe ashobora kukurambirwa mu gihe cy'amezi 8. Ntago biba ari ibintu byoroshye. Ubwo icyo gihe mwari mupfuye iki kugira ngo abe yakwemereye kugaruka mu rugo yongera avuga ati noneho mvira? Yarambwiye ati mvira tujye gushaka papa w'umwana wawe, ati n'ubundi n'abagore babiri mu nzu. Ukuntu byagenze ni birebire. Ni birebire kuko ari ikiyede naragikoze ku myaka 16. Nakoze muri restaurant mfite 17. Nakoze mu kabari bwa mbere mfite 18. Since gusa nyine ikintu cyatumye mukunda ukuntu avuga ko ari umukobwa wirwanyeho. Mu by'ukuri njyewe njya kwirwanaho Anita sinari muzi, nta nubwo nari nakumva n'ibiganiro byiwe, ariko maze kubyumva numva ko kuba yitwa ANITA Pendo nanjye nshobora gushiraho Pendo ku izina ryanjye, kubera ko nanjye nta muntu nigeze mbona wansapotinze. Yego, ikindi gihe ntazigera nibagirwa. Right, Jalas official, twizere ko mumeze neza cyane. Turabasuhuje abadukurikira aho muherereye hariho hose, yaba mu Rwanda n'abadukurikira bumva ikinyarwanda batari mu Rwanda. Ubwo bose tubafata mu gatebo kamwe ariko kaba diaspora. Ubwo niba uri mu diaspora wo muri Afrika cyangwa uri w'Iburayi cyangwa uri muri Amerika cyangwa Oceania, turagusuhuje, twizere ko umeze neza cyane. Hanyuma ngira ngo aka kanya muri kubibona ko kuri kamera zacu turi kumwe na mushiki wacu, muri buze kugenda mumenya n'ibindi byinshi cyane. Tujye kuganira byinshi mwagiye mwumvaho duke cyane muri intro, ariko byose muraza nyine kuba mubyumva uko byifashe. Alwarite arya n'abakobwa barivuga. Simbizi nimba bivuga. Ngaho bikore. Bikora nivuge. Karamenya mvuga icyo kivuga mu kabyara. Nta kivugira. Nitwa Anita cyangwa se uw'amahoro Alwarite, ariko benshi banzi ku izina rya Anita. Abantu ikavuga mvuka Inyamasheke, ababyeyi banjye batuye Kibagabaga, ndumufemera. Okay. Wango mu magambo make uratwibwiye. Tayari byarangiye. Anita, none se ko numva ari uw'amahoro Alwarite, Anita naryo ryiyongeyeho cyangwa nuko bahise bagagutazira? Ni akazina kaje nyuma? Urabona kwita umwana cyangwa se gusohora umwana habaho gutumira abantu. Izina Anita isogokuru warinyise papa wanjye, kubera ko yakundaga impara. Yego, nibwo yarinyise. Rero nibwo njyewe banyise nk'uyu munsi, isogokuru apfa bukurikiyeho. Ubwo maze gukura rero papa akambwira ko ngomba kwitwa Anita muri quartier n'ahandi hose, ariko kwirangamuntu hakabaho uw'amahoro Alwarite. No kwihangana kugira sogokuru nk'uwo ngo gukunda ukamubura ukiri umwana. Ni agahinda ariko pole. Ngo ari Anita mukundwa. Niko bigenda. Hanyuma nabonye ndagendera ku kiganiro n'ubundi wakoze kuri Isimbi TV na mugenzi wacu Murongi Sabe, mwaganiriye mbona ufite inkuru idasanzwe, inkuru y'ubuzima bwawe ufite ukuntu ishobora no gutanga n'isomo ku muntu uwo ari we wese. Ni birebire, ntabwo ndi bugusaba wenda kusubiramo hazero cyangwa kubisubiramo byose uko byakabaye, ariko wenda sa nk'uducira ku mayange byagenze gute?
ukuntu byagenze nari ndi umwana w'imyaka 14 mba mu rugo rw'ababyeyi muri famiye kwa papa na mama Kibagabaga. Hari umusore witwaga Ezekeri yarakodeshaga mu gipangu cyacu, nyuma adutiza flashe ngenda nyimushiriye amaji umpaye ji nshiduka nisanga mu gitanda ntazi ko nahageze, ntekereza ko nuko byagenze. Muri make kubirondogora ndumva byafata umwanya muremure. Yego. None se ngewe urumva nanjye niyo mpamvu mvuze ngo reka tubihereho. Iyo umuntu avuze inkuru nk'iyo ngiyo hari ibintu byinshi abantu bashidikanyaho kubera wenda ibyagiye biba wenda no muri no si bijya gusa nabyo. Ivuze ngo nagiye kureba umuntu w'umupangayi wo mu rugo amaji nisanga mu gitanda, yashyizemo ibinini bisinziriza cyangwa yashyizemo wenda ibikujyana swingi akujyana wumva nta ribi, byayenze gute? Kurumva iyo si byose yani wowe sa nkutubwira neza, urumva unatubwira rero impamvu yabimuteye kubikora. Niba wenda ari umuntu wajyaga akugira amajanja ntibirye, urumva nanone kuvanga umuntu yapfa guhita guha ibinini nta kuntu wenda yagerageje mu buryo utari ukukuroga bikanga, sinzi ko bishoboka. Bimeze bite? Okay, urumva no yari umusore anzanira utuntu tumwe na tumwe, akundaga yogurt, sambusa, nibyo yakundaga kunzanira, ariko akabona nago mwisanzuraho nkuko abyifuza, ariko bariko mbivuga. Ubwo rero abona haraho ugera ukikomeza. Yego. Ubwo rero iyo ji yayimaye, ntekereza ko nago nagiye numva ngo mvuge ngo ndumva ndi free, ndumva nacyo bitwaye oya. Ahubwo sinzi uko byagenze, narakangutse nsanga ndaryamye. Yego, kandi nsanga ndyamye nambaye ubusa mu gitanda. Ubwo wakangutse hashize nk'igihe kingana iki wasinziriye ukurikije igihe wari wahagereye? Nari nahageze nka saa 7 z'amanywa n'iminota nka 30. Urumva naje gukanguka mu masaa 10 n'igice gutyo. Umusaza yarangije ibyo arangiza? Byari byabaye. Byari byabaye. Ariko ndumva ataragwaye n'utuntu twinshi. Saa 7 saa 10 ukaba ukangutse? Abandi bamara 28. Ntago wabinkora. Ntago yari kubinkora kuko yari yahamagaye kazini wanjye kugira ngo ngende iwe. Urumva bari bazi ko ariho ndi byanga bikunda. Urumva rero ntago nari kumara ayo masaha 28 muzehe cyangwa mukecuru bari kuba bamuteye hejuru bamusatse. Urumva iyo baza kunsangayo sinzi uko byari kugenda, ariko ndibaza bitari kumugendekera neza. Yego. So situation nk'iyo ibaye ikabera mu rugo kumupangayi wo mu rugo, wambwiye wari ufite imyaka 14 harya? Yego. Urumva ni viole. Iyo ni viole rwose. Imyaka yawe ni mike, ibi ntagukoze nabyo ubwabyo nabyo birahanirwa. Byose no gukoresha imibonano mpuzabitsina undi ku gahato. Byarangiye gute? Ukuntu byarangiye n'ubundi anteye inda. Nyine ubwo bikimara kuba se wowe wagize ubwoba ngo kubibwira mu rugo wenda bagire? Nagize ubwoba bwinshi cyane, nanirwa kubivuga, nanjye ubwanjye ntago nashoboye kubyakira. Noneho rero kutabivuga ndaceceka. Mu guceceka ntekereza ko iyo nza kuba narabivuze mama we yararebye n'ukundi kunabigenza nk'umuntu mukuru, ariko sinabivuze. Ngira ngo no mu itegeko umuntu utageje imyaka 18 iyo agize ibibazo nk'ibyo ngibyo bikaziramo ibyo bibazo aba yemerewe no gukuramo inda mu gihe bigishoboka. So rero urumva wowe wagize ubwoba. So nyuma yo kugira ubwoba rero ibyo byose hari reaction wagize cyangwa se hari igikorwa wakoze gishingiye ku bwoba? Natinyaga mama wanjye kubera ko mama wanjye yagiraga amahane cyane, niyo mpamvu namutinyaga. Sinigeze mbimubwira, nta n'umuntu wo mu rugo nabibwiye, ahubwo nagiye mu rugo njya mu cyumba cyanjye. Ubwo byari birimo kimara kuba? Yego.
njya mu cyumba cyanjye ndaryama ndigunga, bajya bambaza nkababwira ndumva nameze neza, bakambwira tujye kwa muganga uya biraza gushira, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko ntari meze neza. Nabwo sinavuga ngo nari meze neza, ahubwo nari mfite ubwoba muri njye. Yego bigatuma rero nigunga mu cyumba cyanjye nyine, nkumva ko mbayeho njyenyine. Finally naje kubaza uwo musore, ndamubaza se byibuze warankingiye, kubera ko numvaga muri njye hagenda hazamo impinduka. Arambwira icyo gitekerezo ntabwo nakigize, aranyihanganisha, ndambwira rero ntabwo ndi kubona regre nk'ibisanzwe, nshobora kuba narasamye. Arambwira ngo ihangane uraza kuzibona wigira ikibazo. Ndavuga okay, nsubira mu nzu, ariko nyuma biza kunyanga mu nda, ndagaruka tujyana kwa muganga, basanga ndatwite. Urumva hari haciyeho amezi 2 ari gushikira 3. Yego basanze nwite, nta kindi namubwiye, narababaye ndarira. Arangije arambwira ngo nimpumure bizashira, umwana tuzamurera, turabanyembaraga, ibintu nk'ibyo, promesse nyinshi. Yego ubwo ndataha, nabwo mu rugo sinabibabwira, n'ubundi nsubira muri cya cyumba cyanjye, ndongera ndaryama mara iminsi 2. Nyuma y'iminsi 2 numva umutima umbwira ati wagiye ukareba ukamubaza na za promesse nimba yarari seriye. Ndagenda, bageze rero nibwo nasanze arimo kwimuka. Iwe yagiye kera, ahubwo hasigara umushuti wiwe ari uri gutwara ibintu. Mubajije arambwira ngo yagiye, ngo yabonye akazi, ariko ngo azagaruka. None arangije ndamubwira mumamagarire, arambwira ndamuhamagara kuki se telefone simcard yazinsigiye, ni njyewe uzifite, nta yindi nimero ye mfite, nta kintu namuhamagaraho. Ndavuga okay nakundi. Urumva narushijeho kwiheba kuruta uko nihebye nkimenya ko nyitwite, kuko numvaga byibuze hafi yanjye hari uhari, kubera ubwo yabikoze numva ntamukunda, ariko numvaga ko kibuze azamfasha. Ntabwo nigeze niyumvisha ko umuntu yagutera inda ukamubura ukabaho wenyine kugeza igihe kingana gutya. Yego. Wenda tutaragira kuri iki gihe nyirizina, urumva wagize umutima ukomeye, ariko wagizemo no guhisha icyaha. Nyuma y'icyo gihe ubwo urumva umuntu aragucitse, umaze amezi arenga 3 utwite, warabihishe, so hakurikiyeho iki? Icyakurikiyeho nabonye nta yindi gahunda, ndavuga ati mu rugo ko bizagenda kose nimaguma mama ni mukuru ntago azabura kubimenya. Nabimenya ngo nzamukira. Namusabye uruhushya rwo kujya gusura papa wanjye mutoya, murumuna wa papa yari afite umugore. Ngezeyo ndabimuganiriza, mu by'ukuri nagiye yariyo target mfite, yenda numve ko naruhuka. Mu by'ukuri ndabimuganiriza, aranyihanganisha, arambwira ni mumure ntacyo nzaba, ibintu byinshi. Ngeze mu rugo arambwira, namaze iminsi 3, ku munsi wa 4 ntashye, nageze muri salo na message yahageze yuko ntwite. Yego. Mama arambaza biti, ndamubwira biki se, nyine nigira umuntu urisaye, nigira umuntu wa danger, nk'udafite ikibazo. Yego. Arambwira ngo soma iyi message, ndayisoma. Yisomye nasanze yanditsemo ngo umubaze neza ashobora kuba twite. Urumva we ntago yashizeho akadomo, ahubwo yashizeho akabazo. Nkukeka. Yego. Mama arabimbaza, ndamuhakanira pe, ndamuhakanira, ndamubwira ati ibyo bintu uri no kumbaza sinshaka no kubyumva, ubona abakubeshye biki, ibintu byinshi. Njya mu cyumba, ubundi ndaryama, hashize nk'iminota 10, mama nibwo yaje kundeba ari kurira, ansaba imbabazi ngo mubwire uko byagenze. Ndabohoka ndamubwira buri kimwe, gusa n'ubundi ntago nabashije kuvuga uwanteye inda, kubera ko iteka muri njye numvaga asuzuguritse.
ntago nigeze mba proud yiwe. Yego, yari muntu ki? yari umusore ariko acuruza imyenda. Yego, okay. ndavuga afite iduka cyangwa azunguza? Yego, yari afite iduka. Arambaza ninde wayiguteye, ndamubwira ntago mbizi. Mu by'ukuri nyine arabyakira ariko bigoranye, arantuka hafi yo kunkubita. Arangije mu gitondo nibwo yambwiye ati urabona papa wabimenye ntago twamukira, byibuze gerageza umuhunge nsigare ndurwana njyenyine, nabimenye udahari ntago bizakara. Nibwo yampaye itike ndatega njya kwa mukecuru wanjye nyogokuru ubyara papa. Nagezeyo inda ifite amezi 4, navuyeyo umwana afite ukwezi, ngaruka kwa mama wanjye. Ariko mu by'ukuri kugaruka ntabwo nari nzi ko bari bunyakire. Njya kuvayo nabanje guhamagara papa kugira numve uburyo ari bumvugishe, numva nta kibazo afite, mboneraho kuza. Ariko ntabwo nari nzi ngo baranyakira neza cyangwa nabi. Ariko kubera nari navuganye na papa numva nta kibazo abifiteho, numvaga nta wundi uri bubigireho ikibazo, kuko iteka umwana wese aba yumva ko papa wiwe aho biva bikagera, papa wiwe ariyo ntwara ashobora kwitwaza kuri buri kimwe cyose. Yego, ngeze mu rugo rero urumva ntago naharambye, nageze umwana afite ukwezi kumwe, mpava afite amezi 9, umva nahabaye amezi 8. Nta gihe nahamaze. Ntago byoroshye kuba mama wawe ukubyara ubwe ashobora kukurambirwa mu gihe cy'amezi 8. Ntago biba ari ibintu byoroshye. Ubwo icyo gihe mwari mupfuye iki kugira ngo abe yakwemereye kugaruka mu rugo yongera avuga ati noneho mvira? Nkubeshye kuko ni nk'uko naba nicaye hano ukaza ukambwira ngo mvira aha, ntago namenya. Nta mpamvu yaguhaga? Na mpamvu yamaye. Yambwiye ati genda wowe gusa. Yarambwiye ati mvira aha tujye gushaka papa w'umwana wawe, ati n'ubundi n'abagore babiri mu nzu. Numva ko nyine yenda yandambiwe, ariko yenda igihe kizagera, cyangwa se kubera yari yanyweye ndavuga wasanga yenda yanasinze biraza gushira, ariko mu by'ukuri ntago byigeze bishira. Ahubwo yari yankunywereye? Hari ukuntu umuntu ajya kunywa agufite kavuga ati nimubwira iki ngiki aragira ngo nayinzoga. Yego, okay. Hanyuma ubwo ubu urahavuye rero mu buzima, navuga bwo wari umaze kugira imyaka itarenze 15. Wahise ujya he? Wahise ubigenza ute kugira ngo noneho ukomeze urwane n'ubuzima? Ufite umwana mu mugongo, n'uruhinja rukiri ruto kiri kwibere, sa nk'utwinjiza muri iyo situation y'ukuntu ubuzima byagenze kugeza wenda n'iki gihe. Ukuntu byagenze ni birebire kuko ari ikiyede naragikoze ku myaka 16. Nakoze muri restaurant mfite 17. Nakoze mu kabari bwa mbere mfite 18. Nshimira n'abo bantu bose babinyemereye kandi ntaruzuza imyaka. Nakoze akazi ko mu rugo mfite n'uruhinja rw'umwaka n'igice. Nafuriye abaturage, abansabye kuboza ibirenge, ariko abo bose ndabashimira kuko byatumye mbasha kurya n'umwana wanjye ararya. Kugeza ubu rero nyuma yo kuzenguruka muri ako kazi kose gagiye gatandukanye, kugeza ubu ndi gucuruza ibigori. Mu Rwanda murabizi ko yenda ari byo byeze, nubwo nabyo biteze neza, nibyo ndi gucuruza. Nkagenda nkarangura ibigori mu isoko, nkabizana nkabitura mu rugo mu masaha y'ikigoroba, saa 7, saa 8 kuzamura. Nkagenda ngacana imbabura ku muhanda nkotsa ikigori ntabwo kirenze 100, iyo ari bitoya biba 2, 5. Nkabona nkuramo amafaranga yo kurya, nuko ngashima Imana. Kugeza ubu umwana wangana iki? Kugeza ubu umwana wanjye afite imyaka 5 n'amezi, aruzuza 6 mu kwa 5 k'uyu mwaka. Akaba ataramenya papa we? Yego, n'izi saha ntabwo aramumenya. Na papa ubwe ntaragira ikigongo wenda ngavuga ati kamvugishe
Anuarite simbitekereza ko yaba yarabigize kubera ko icyo gihe nari ntaragira telefone naho nyigiriye nta bantu bari baziranye nigeze mpura nabo yenda ngo bamuhe navuga ngo bamuhe nimero yanjye nimba nabitekereza nyine bimuba mu mutima gusa yego hari ubundi buryo wigeze ukoresha se bwo kuvuga uti nshake papa w'umwana bikanga hari izindi nzira nyine urumva muri ibyo bihe byari bitoroshye uvuga uti umwana afite se ugeze ugerageza izo nzira cyangwa nkuko wamubwiye uti nakomezaga muhisha kubera ko ntari proud ye nawe wakomeje uvuga uti nzarera umwana njyenyine n'ubundi se simwishimiye inzira imwe nakoresheje inzira imwe yo kuba namushaka nanyuze kuri wa mushiti wiwe niwe wenyine nari nzi angeza kuri nyirasenge wa papa w'umwana wanjye icyo gihe nari ngiye gukingiza nyirasenge ndamubwira uyu mwana n'uwanyu mumfashije mwambwira umuhungu wanyu ahantu ari ibintu byinshi nyine ndamusobanurira akikiriza umubyeyi ukuze ari mu myaka 70 ariko ikintu yansubije cyaranambabaje kinanca intege zo kongera gushaka umuhungu wabo yarambwiye ngo ibyo ngibyo ni ibyanyu mujya kubikora sinari impari ntimukaba abakobwa b'injiji ngo nimurangiza muze muduturaho ibibazo nanjye sinzi yari kuva icyo gihe nyine abaransize gutyo n'ibyo namubwiraga niyabyumvise yambwiye ayo magambo ababaje numva ko ngomba kwiyakira umwana ibyanjye nkabyimenyera reka bari ko mvuga yego hari aho ugeze kumbwira uti igihe cyarageze tujya kwipimisha abona ko ntwite arambwira ati humura muri icyo gihe mwe mubanye muti wabonaga byibuze ari urukundo akwereka ukavuga uti wenda uyu nguyu nzamubyarira nubwo wenda namwishimiye mbere yuko agutoroka hari ahantu wenda mwigeze gukundanaho mukabigira ibanga wenda nubwo bwose mutari muri kubyereka ababyeyi ago mwigeze mukunda yenda ku bantu nawe nagukuyemo hari ukuntu umuntu ukunda ibintu agukorera ariko udakunda we nyirizina njye nikundiraga yogati na sambusa ntabwo nakundaga Ezekiyeli ubwo rero nkubeshye ntabwo nigeze mukunda pe noneho birangira nakoze ibyo ngibyo nawe yamenyaga ubwenge akazana yogati na sambusa avuga ati n'ubundi sinjye ukunze yogati na sambusa numvaga iryo joro ryabaye yego cyangwa se uwo munsi nkumva yawunkoreye bya nyabyo ariko ntabwo nigeze mukunda kabisa so rero ubu ngubu kugeza ubu numvise n'ubundi buzima bukigoranye wenda ntawamenya mu badukurikira hari ushobora kuvamo ari umugira neza akavuga ati reka mfashe Anuarite kamfashe Anitaho mu buryo bwe umuntu akubona ate wenda kugira ngo tutaza no kubisimbuka ibyo bintu ashaka nko kugufasha wenda ushobora no gusaba icyo kiganiro cyebwe na Ezekiyeli akaba ari ukwishakira papa w'umwana ntago yabinkora muna mbona yenda kuri telefone nimero yanjye ya telefone nayibaha nta kibazo 078 94 48 480 iyo nimero iri kuri WhatsApp no kuri Facebook nkoreshaho ANITA PENDO yego mpamvu nongeyeho Pendo uko mukunda yego n'ahandi kuko iyo nimero iri no kuri WhatsApp yego ubuzima bwa ANITA PENDO bukwigisha iki sinzi gusa nyine ikintu cyatumye mukunda ukuntu avuga ko ari umukobwa wirwanyeho mu by'ukuri njyewe njya kwirwanaho Anita sinari umuzi nubwo nari nakumva n'ibiganiro byiwe ariko maze kubyumva numva ko kuba yitwa ANITA PENDO nanjye nshobora gushiraho Pendo ku izina ryanjye kubera ko nanjye nta muntu nigeze mbona wansapotinze yego wow niyo mpamvu gusa ndamukunda cyane wow iyi message ndizera nshidikanya kizagera kuri ANITA PENDO buriya nawe azagira icyo avuga wenda cyangwa nibikunda muzahura
ubimubwire ko umukunda ndetse wanakunze uko yitwaye cyangwa se uko yitwara nuko avuga ko ari umudamu cyangwa se umukobwa wirwanyeho yego nawe kandi koko ubona ari bwo buzima kandi biranumvikana yego hanyuma ku myaka 14 umuntu abakiga ubwo ibijyanye n'amashuri byo byaje guhita bigenda gute cyangwa situation nyine y'ibijyanye n'imyigire yo yarangiye gute ibijyanye n'amashuri byarangiriye aho kuko nkitwarinda numvaga ko ninjya na dushe n'umuntu wo mu gipangu nawe ari kubibona ko ntwite nkumva mfite ipfunwe bituma rero ku ishuri ntongera gusubirayo ntabwo nasubireyo nari ngeze mu wa mbere secondaire mpita ndivamo gutyo tu ndabireka ndekeraho na n'izi saha byararangiye nakundi ubwo nimba naraminuje nimba simbizi wasanga ndi muri kaminuza ubonye amahirwe yo gusubira kwiga wabishobora yego ariko nakiga bitandukanye ntago najya kwiga mate physique cyangwa history oya yenda nakiga umwuga urimo n'indimi ibintu nk'ibyo okay nacyo wenda imana nkuko tubizi ishobora byose n'ibyo izabishobora cyane cyane ko yanagushoboje n'ubukaba uriho n'umuhungu wawe n'umuhungu n'umukobwa n'umukobwa wawe w'imfura kuba ariho kandi ari muzima nicyo cyambere icyo gihe ibyo bintu byose bikimara kukubaho ukimara kubona ibyo bihugezemo ibyo bintu byose by'ibibazo ni ikihe gihe utazibagirwa cyageze ukavuga uti aho bigeze imbaraga za muntu ziranze ubwo buzima nyine handi wavuze uti n'ibihe bibiri igihe cya mbere mama yanyirukanye ari mu ma saa 12 y'ikigoroba ntafite ahantu ndi bujye mu by'ukuri nta namwe nabifite ho kwerekeza icyo gihe numvaga ibyanjye birangiye igisigaye ari ugupfa numvaga nta kundi kubaho nzigera mbona ariko nkavuga ni mana nimpfa nindamuka mpfuye umwana wanjye uzamureberere icyo ngicyo ikindi gihe nazigera nibagirwa ni igihe nacumbikiwe n'umumama noneho nawe ntago yari yishoboye ntago namurenganya gusa Imana izamumera umugisha noneho umwana yari ageze igihe cyo kurya afite apeti ariko nta biryo bihari arambwira mama ndashonje ndamubwira ihangane arambwira mama tugiye ku muhanda tugiye kuvoma icyo gihe arambwira mama wanguriye umuneke uratekereza umuneke w'igiceri cya 50 ansaba umuneke ararira muhetse buri giceri cya 50 cyo kugura umuneke w'umwana icyo gihe numvise nta kintu maze numva ntari umubyeyi niba nicuza ntangira kwicuza n'icyatumye mushyira ku isi ndavuga se ubundi yaza kuvamo nk'abandi bose cyangwa bikagenda ukundi yego ibyo bihe bibiri nibyo nanisa ntago nzabyibagirwa yego rurerure cyane wenda natwe hano kuri JALAS Official TV nta bya mirenge nta bikabije ariko wenda mpamya ko bamwe mu badukurikira nabagira neza na abantu bafite umutima bashobora kukumva nimero yawe wayitanze ubwo uzabishobora wenda azagira icyo agufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi natwe nibidukundira ntituzabura ubufasha runaka tuguha kuko ndi kumva uracyari mu buzima bukigoye kigoye kuvuga ngo ucuruza ibigori n'ubundi biba bigikomeye ukikeve urumva na Keve cameraman aravuga ati urumva imyigire umwana yatangiye kwiga cyangwa biracyagoranye yaratangiye ariko undi ntago byoroshye ariko yaratangiye arimo kwiga mu wa mbere yego ntacyo Imana niyo nkuru so Anita rero wenda ukurikije ibintu byakubayeho muri rusange turi no guhinira aha ngaha ni irihe somo wabikuyemo nkayo Anita ni irihe somo bangavu abakobwa even n'abasore bagakuye mu nkuru yawe ukurikije ubuzima wanyuzemo kugeza iyi saha
isomo numva ko ndahera ku babyeyi, isomo ababyeyi bakabikuyemo kuba bajya babwiza abana babo b'abakobwa ukuri, kuko ngewe nakuze nzi ko umuntu ashobora gutwara inda ari uko ari muri regre, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, kubera ko niko mama wanjye yari yarabimbwiye, kandi umwana w'umukobwa akenshi yizerera muri mama we. Yego, ubwo rero kujijishaga niko nabifata, ko nabivuga, kandi kuko niko byari bimeze, kuko mu by'ukuri ku bantu babizi umuntu nagasama kubera ko ari muri regre. Yego, bakaba ababyeyi bakabwiza abana b'abakobwa ukuri, noneho ku bana b'abakobwa bakaba inshuti na mama wabo, bakajya bababwiza ukuri, bakaganira, bakababwira buri kimwe, nta kintu babahishe. Ku basore abasore birinde gushuka abana b'abakobwa, kuko noneho njyewe nshobora kuba naratuje n'ubwana n'iki, nkagira n'isoni n'ipfunwe simvuge, ariko hari uzavuga, kandi navuga aho bazagushira ndibaza atari heza. Birinde, nimba wumva uri mu gihe nyine ukumva ukuze, sibyo, uretse kwangiza umwana muto, hari abakuru nabo bakuze, sibyo. Ego, nta tegeko rihari rihana umuntu washatse umugore adakoze mariage, ntarihari. Ubwo wakora mariage cyangwa ntuyikore, aho kugira wangiza abana b'abakobwa nawe ejo ubuzima bwawe bujye mu kaga. Yego. Anita, ndagushimiye, ariko icyaha bajya bavuga ko kidasaza. Ubu ngubu Ezekiel umufashe ntabwo wamuvungije? Ezekiel umufashe simbizi ikintu namukorera. Ntabwo byoroshye. Gusa ikintu cya mbere cyonyine nakora kubw'umwana wanjye, byibuze nabanza nkamufotora nk'amafoto nk'abiri ari kumwe n'umwana wanjye, uko yaba asa kose. Sinitaye ko yaba asa neza cyangwa asa nabi, nashaka baba muri Nyabugogo ntago bindeba. Nkamufotora amafoto nk'abiri ari kumwe n'umwana wanjye, tayari ibindi nkabiharira leta. Ani, reka tugarukiriza. Hano urakoze. Yego, namwe murakoze cyane. Ezekiel aho uri gufasha. Yumva akomeye, ni mwivi. Asante.